nihazafatwa M23 izabitangaza ibibazo yasanze iyo yagiye ibisangayo izagenda ibisangayo nihafata birahari Era ni umujyi w'akavuyo urimo abarundi ubwicanyi ejo bundi numvaga umugore ari gutabaza ati baraje bandasa mu mutwe bafata umugabo baramujyana so ntabwo rero navuga ngo maneko ngo za M23 ngo zagezeyo aya bangiye kubakoreraho nko kubazirikaho inyama ngo bakurikirwe n'impyisi reka abariyo babe responsible y'umujyi wabo muri make ni nko kuvuga ngo hari abashobora kuba babivuga utyo kugira ngo ikizaba bazakitirire M23 kugira ngo babone abo bazabisangira babone abo bazavuga bati ariko nta wamenya byaba ari maneko za M23 ibaze nk'impfu zabaga muri Goma utekereza icyo baza kuvuga ngo M23 maneko zayo ziri muri Goma impfu zose zabaga muri Goma zakabaye abicwaga bakabaye bari bitirirwa maneko za M23 rero twirwaneho ya niko mbibona twirwaneho mbere yari auto defense civile irwanya uje kubatira uje kubica uje gutyo nicyo yakoraga ariko ubu ngubu yahisemo gushorera abaza kubatera rero ndabona ko uyu munota tuvugana ntago bakiri kurindira mu minembwe ngo uza kudutera turabonana ubundi bari urutare uwabisukiraga yagendaga amenetse ariko bari urutare rutanyeganyega none ubu n'urutare ruri kuzenguruka usanze urutare rumanitse ruri kwicundeba wajyanayo umutwe wizungurutse so uyu munota bari kuzenguruka baramuvinga noneho tuwadi bafasha buri munsi hari agace bafata kandi ako gace bafata karabazana imbere kubohoza buri munyamurenge ahari kugera Buvira ahari na Katanga bazabasangayo nsoza Chilombo yatangaje ko agiye gushyiraho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu yavuze kandi ko ahamagarira abanyekongo bose guhaguruka bakarwanira igihugu ati abo turwana ntibaturusha ingufu duhaguruke turwanire igihugu twishyire hamwe duhabye umwanzi nakora umubare nabera buri gihugu icyo nicyo nahereyeho nkubwira ubu bari ku gihe cy'imibare sasa abe AFC bagiye kugera ku gihe cy'imibare yego abamuvugira iyo bavuze ngo AFC ve mu mujyi Bukavu na Goma haba hagezweho kuvuga ngo nituva murarindwa nandi Prase ko iriya Monesco iri muri Goma irarinda Goma ubwira deployinga na Bukavu ni babaye abawe abana babo bajyanye i Burayi abanjye mbajyane gupfira igihugu abawe bazabona uko baza kukirya nta competition ko nawe ukiri muto wagiye ugatabara nk'uko bivuze ko twese twagenda so ibyo bintu rero byo kwivugisha ngo ntibaturusha imbaraga ntabwo babara ntago iyo bajya kubara ntago babara ubwinshi babara umumaro w'ibiva mu bintu kuko ngo ubugabo si ubutumbi ni kuvuze exactly yewe nabonye hano nabonye umuzungu ufite imbwa 20 nta litiro n'imwe y'amata ajya azikuramo kandi arazigaburira ariko nabonye ufite inkimwe imutunze mugaburira ubwo rero kujyaho akabwira abanyekongo ngo ntibaturusha imbaraga igihe ni icyabo imbaraga bo barwana barazimweretse bashobora kuba barusha gusakuza ariko kurasa ntateze kubibarusha igihe hari ikintu kimwe navuga kuri ibi bintu nanabivaho navuga ngo Kongo ni igihugu cyacu twese
rwaba ari rurerure kurusha urugendo ruvuye Karehe ruza Uvira. Urumva byashoboka ko ari rurerure kuruta urwo ngurwo nkubwiye? ntabwo byashoboka ni rwo rutoya. Haba hari ibikoresho se abarundi bafite byabafasha gutangira M23 babaye bayihamagaye birenze ibyo bari bafite birimo ibya SADC n'ibya Congo birimo na za Sukhoi na za Mirage bahamagaraga. Izo ni indege batagira. Ariko bakaba barirukanse kuva Karehe baza Uvira nyine. Urareba igihe bahagendeye. Ushaka kureba iyi ndirimbo wanyarukira kuri YouTube channel ukandikamo Abacunguwe Choir ADEPR Kiruhura wabashyigikiye umurimo w'Imana. Habwa umugisha wese ukora subscribe kuri iyi channel ndetse ubutumwa bwiza bwamamare ku isi yose. Amen. Gasaro TV. Andi makuru rero nagiye numva gira ngo nawe ushobora kuba wayabonye nuko hari abari kuvuga ko kugeza kuri iyi saha M23 ndetse urabizi ko yihuje na Twirwaneho. Bamwe bati rero yamaze kohereza abamaneko kuba bakinjirira umujyi wa Uvira kugira ngo babe babanza kuwiga neza mu buryo bunonosoye cyangwa se busesuye. Ati hanyuma bagende kabisa bafatanye na Twirwaneho noneho byanyabyo cyane ko bamaze no kwihuza. Kugeza uyu munota mu gihe M23 itaravuga ko iri Uvira ntago je naza ngo mvuge ngo irahari. Icya kabiri kuvuga ngo maneko irabivuze ngo ibibazo biri kuba muri Uvira ejo M23 ishobora kuzabibarizwa hamwe na leta ya Kinshasa n'u Burundi biri muri Uvira. Yego. Ntabwo izo maneko nziza ziriyo. Ibibazo ushatse kuvuga? Uvira ni umujyi w'akavuyo urimo ibibazo byinshi. Muri iyi minsi nihazafatwa M23 izabitangaza ibibazo yasanze. Iyo yagiye ibisangayo izagenda ibisangayo nihafata. Birahari. Uvira ni umujyi w'akavuyo urimo abarundi, ubwicanyi. Ejo bundi numvaga umugore ari gutabaza ati baraje bandasa mu mutwe bafata umugabo baramujyana. So ntabwo rero navuga ngo maneko ngo za M23 ngo zagezeyo oya, bangiye kubakoreraho nko kubazirikaho inyama ngo bakurikirwe n'impyisi. Reka abariyo babe responsible y'umujyi wabo. Muri make ni nko kuvuga ngo hari abashobora kuba babivuga utyo kugira ngo ikizaba bazakitirire M23 kugira ngo babone abo bazabisangira. Babone abo bazavuga bati ariko nta wamenya byaba ari maneko za M23 ibaze nk'impfu zabaga muri Goma. Utekereza icyo baza kuvuga ngo M23 maneko zayo ziri muri Goma? Impfu zose zabaga muri Goma zakabaye abicwaga bakabaye bari bitirirwa maneko za M23. Rero no kugira ngo dushakire izina ibi bari gukorera muri Uvira bica umuntu bamwita maneko ya M23 bati dore impamvu twamwishe yari maneko dore na kwa Gasaro babivuze. Yego. Oya. Bica abo bica ariko bazi ko igihe kizabibabaza. Yego. Hanyuma ukabona ariyo mpamvu rero bakomeje wamugani kuba basakaza cyane ko iriyo kubera ibyo bibazo byose biriyo kugira ngo bizitirirwe n'M23 bavuge bati n'ubundi yari yamaze kuhagera yamaze kuba yatugota nkuko bamwe bakomeje kugenda babivuga. Ukuri kw'ibyo ngibyo ni nk'ibyo tubwiye birenda guhura neza. So rero ku byo warumbajije bya Twirwaneho na M23 kwihuza ejo
icyo nabivugaho ejo general de brigade Sematama yatangaje ko twirwaneho igomba yunze umukono ukuboko yifatanije na M23 mu kurwanya leta iri kubarimbura kuko icyo AFC yaje ivuga ntabwo yavuze ko yifatanije na M23 nubwo bari muri umbrella imwe yavuze ko yifatanije kuko M23 ni icyama kiri muri umbrella ya AFC bivuze ko twirwaneho nayo nijyamo kubiri kose ikigiye inga bivuze ko ibaye parti politique iragenda muri umbrella ya AFC nka twirwaneho bakimara kumenya yuko byibura hari abavuga amahoro nyuma y'imyaka 7 babagwa bashyirwamo ibiti bacibwa amabere baribwa abana babuzwa kureba izuba impinja zicibwa ibitsina ababyeyi bashahura abana ababyeyi bacibwa amabere bakarekurwa bakagenda bakurwamo amaso banugurwamo amaso leta ya Kinshasa ikicara ikareba igakoma mu mashyi Burundi bagafungura za champagne babarashisha drone bakafungura champagne zigeretse zo gucelebratinga ko drone zabo zirashe inzira karengane z'umurenge General Sematama yahisemo kwaguka kubifatanya n'abandi bari kuvuga amahoro kandi mpamya ko yababonamo kuko naho bageze amahoro arahari bagafatana ukuboko bakagendana ari nayo mpamvu kugeza uyu munsi twirwanaho itarajyaga igira umuntu yataka cyangwa isubiza inyuma ngo ijyaho imusanga ntekereza ko uyu munsi wabishoraho yagwa ku macuma acanye ubagwaho uyu munsi aragwa ku macuma acanye yego so kwihuza rero kubera ko imbaraga zabaye nyinshi cyane hagati yabo nibyo imbaraga zabaye nyinshi kandi ndagira ngo nkwibutse ko buri ahantu bamwe bari naho abandi bari byoroshye kubabwira bati muze muduhe umusada iburyo yego bakagenda bakabasera hamwe kugeza uyu munsi kwirwanaho n'indi ntare iri gutontomera mu minembwe imaze guhura n'indi ntare izamutse iva mu majyaruguru rero minembwe yose ngira ngo uyu munsi tuvugana yamaze kubohozwa kandi nashimye cyane abasore batwirwaneho hari akavideo ndabonye reka mbwire uwo akavugiragamo nubwo ntazi izina rye ngo uri umuyobozi w'ejo hazaza yabwiye abaturage yari amaze kubohora tabaye abakijije agahinda arababwira ati ariko ntabwo ari igihe cyo kucyurira ababitwicaga twibohoye ingoyi y'ubuyobozi bubi natwe ntituboha abandi yego amagambo y'ubwenge umwana w'umukobwa umwe niwe nabonye avuga ati ibyishimo biramurenga aravuga ati muri Imana bada ni amagambo yarahumekewemo n'umwuka wera uriya musore tubohowe ku ngoma mbi tubabohoye ku ngoma mbi ababatotezaga muzi ibyo babakoreraga uzabikorera bamwe muri bo ntimuzite ngo turasa ntimuzite ngo turavukana nzabimuryoza uwo ni umuntu ufite vision kubaka ahazaza bitandukanye na bidakwira kandi buryo so nta kwanga kwita uko kubonye bidakwira nawe wumva nyine ntibikwira ntibikwiriye
bitandukanye na bidakwira wazaga akabwira abantu urumva ise yararebye aravuga ati ibintu bizava muri uyu mwana bidakwira n'ahandi bikagararira aho bigeze ngo mujye mubareba amazuru n'imbeba n'iki kandi ari muri parliament y'igihugu umwana ufite imbunda uri kurwanira kuba we yamara kubohoza abonye amahoro abonetse aho bari bagiye kubicira we n'ababyeyi be n'umuryango we akababwira ati ariko ntiwagerere muko batugereragamo mutaza kuntera nanjye kubahemukira mwebwe abumbohoje kuko uri bukore biriya ntara abataniye n'aba bandi badutotezaga uwo ni umwuka wera ntabwo ari umuntu wabugiye yego so twirwaneho iraba stronger ndahamenya ko n'ababembe bakeneye amahoro n'abapfurero bakeneye amahoro baraza kugira ininga twirwaneho niko mbibona twirwaneho mbere yari auto defense civile irwanya uje kubatera uje kubica uje gutyo nicyo yakoraga ariko ubu ngubu yahisemo gushorera abaza kubatera rero ndabona ko uyu munota tuvugana ntabwo bakiri kurindira mu minembwe ngo uza kudutera turabonana ubundi urutare n'ubundi bari urutare uwabisukiraga yagendaga amenetse ariko bari urutare rutanyeganyega none ubu ni urutare ruri kuzenguruka usanze urutare rumanitse ruri kwicundeba wajyanayo umutwe wizungurutse uyu munota bari kuzenguruka baramuvinga noneho tuwadi bafasha buri munsi hari agace bafata kandi ako gace bafata karabazana imbere kubohoza buri munyamurenge ahari kugera Buvira ahari na Katanga bazabasangayo nsoza no Chilombo yatangaje ko agiye gushyiraho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu yavuze kandi ko ahamagarira abanyekongo bose guhaguruka bakarwanira igihugu ati abo turwana ntibaturusha ingufu duhaguruke turwanire igihugu twishyire hamwe duhabye umwanzi nakora umubare nabera buri gihugu icyo nicyo nahereyeho nkubwira ubu bari ku gihe cy'imibare sasa abe AFC bagiye kugera ku gihe cy'imibare yego abamuvugira iyo bavuze ngo AFC ve mu mujyi Bukavu na Goma haba hagezweho kuvuga ngo nituva murarindwa nandi purase ko iriya Monesco iri muri Goma irarinda Goma ubwira deforowinga na Bukavu niba bayivuyemo bivuze ngo AFC yubahirije itanze inda y'abukuru kubera amahoro niyongera akabombora navuga ngo muhaguruke ngo ntibaturusha imbaraga se imbaraga zamushizeho narakubwiye ngo 60% y'igisirikare cya Kongo cyasenyukiye Goma 60% y'igisirikare cy'u Burundi cyasenyukiye Goma batamurusha imbaraga se bazazimurusha uyu munota tuvugana kandi Sadek shobora kubitangiye kwambuka igenda kamanze mbere ibi ntazababagirisha nta makuru arangaragariza ko batangiye ntabwo baratangira so ariko uyu munsi baragiye twabivuze yego rero niba Sadek igiye kimwe nuko mbonye uvuga ngo ushobora kugenda ejo okay ubwo turabimenya kambaze yego hello ndimo ndabaza umuntu wari tubwira ati niba Sadek yagenda amaherezo n'ubundi y'inzira nta uyu munsi nta ejo nuko bazagenda nicyo twabaho focus tutitaye ngo ni uyu munsi bapfa kuba gusa bazagenda rero ubwo twavugaga kuri izo mbaraga ari kwivuga nareke gukomeza kumarisha abanyekongo
ngira ngo hari ubukomedi batangiye kumukinamo ndibaza nahoze ntubona kuri TikTok. Umugabo umwe yajyaga muri office, ubwo ni umudepite, araza asanga umugabo arimo arakanika imodoka ye, ati umwana we yagiye mu gisirikare gutabara igihugu. Uwo mugabo akanikaga arahaguruka ati uwanjye se wawe we yaragiye atabanje bari Burayi, reka ntabwo byoroshye kugira ngo baze bajye gutabara. Abawe bari Burayi, abanje bari basigaye hano kugira ngo bapfira abawe. Wese ko ukiri muto wagiyeyo. Uwo mugabo wari wambaye ikote aramubwira ati rega twese twagenda tugapfira igihugu. Undi ati abawe abana babo bajyanye i Burayi, abanjye mbajyane gupfira igihugu, abawe bazabona uko baza kukirya nta competition. Ko nawe ukiri muto wagiye ugatabara nk'uko bivuze ko twese twagenda. So ibyo bintu rero byo kwivugisha ngo ntibaturusha imbaraga ntaki, ntabwo babara, ntago iyo bajya kubara ntago babara ubwinshi, babara umumaro w'ibiva mu bintu. Kuko ngo ubugabo si ubutumbi ni kuvuze. Exactly. Yewe nabonye hano nabonye umuzungu ufite imbwa 20 nta litiro n'imwe y'amata ajya azikuramo kandi arazigaburira. Ariko nabonye ufite inkimwe imutunze mugaburira. Ubwo rero kujyaho akabwira abanyekongo ngo baturusha imbaraga, igihe ni icyabo. Imbaraga bo barwana barazimweretse. Bashobora kuba barusha gusakuza, ariko kurasa ntateze kubibarusha. Igihe hari ikintu kimwe navuga kuri ibi bintu nanabivaho, navuga ngo Kongo ni igihugu cyacu twese, atari kubw'amahitamo yacu, ahubwo ari kubw'amahitamo y'abayikoze. Abakoze Kongo, Kongo iyo umubona ntabwo yahozeho. Kongo iyo umubona ndumva nta myaka se yujuje 200, nta myaka 200 ruzuza kuva ibayeho. Buriya igihugu kiri aho ngaho mu burasirazuba gikuru n'u Rwanda, nicyo nyina w'ibihugu aho ngaho. Nayo mpamvu cyagiye kibyara ibyayanze bigasigara bigihagamye. Kongo, abanyekongo twese nta n'umwe wigeze abitoranya, barakeye wisanga babayewe. Gisegeti rero na profite iki kintu, M23 nabarashi icyo nacyemere, ahubwo niyubaka igisirikari ahereye kuri M23 nk'uko byari mu nzozi ze, nareke kuzihindura ngo kugira ngo agire popularity y'abantu, kuko uwamubwiye ko azakundwa kubera yisha abantu yaramubeshye. Akandi yaruvuze ngo yavuze ngo agiye kubaka gukora guverinoma y'ubumwe. Ako kantu ni keza, nakuremo abazanywe nuko bakunze kumena amaraso, ashyiraho guverinoma y'abenegihugu ivugira abenegihugu bose. Aho nabonaga mu mwanya aho nabonaga umuhema bamushyize mu modoka ngo ni umunyarwanda, aho umuhema azagenda muri Kinshasa nk'uri kugenda muri kapitale y'iwabo, akagenda asangane nk'ugenda mu mujyi umwe wo mu gihugu cy'iwabo, nk'uko n'undi wese agenda. Amenye neza ko iyo ubujije umuhema amahoro, mu mwanya umuhunde usa n'umuhema nawe amahoro arayabuzwa. Mu nzira yuko kandi umuntu wapfuye ntabwo azuka kubera yapfuye bamwibeshyeho. Niyo mpamvu leta zize ubwenge zigenda zikora n'igihano cy'urupfu. Uzi kwibeshya ku muntu wamara kumwica ugasanga undi munyabyaha aravumbutse. Ese uziciye umunyabyaha nawe uri umunyacyaha? Ikibazo. Kuko wishe inzirakarengane. So rero nakureho ibi bintu byo kumva ko yagirwa popular nuko yisha abantu, akuremo abandi bose binjiye muri leta ari incompetence, abakoresha amagambo ab'urwango abahane, bafungwe bahanwe.
babibazwe, niho tuzahera ubwiyunge tuvuga ngo uyu yakoze iki ahanwe. Uzi ko muri M23 wibeshye ukica umuturage, wibeshye icyo kintu kikakugeraho, aho wafungirwa jye ntahazi. So rero nyakubahwa Kirombo nafate aba bantu bakoze amakosa, abahane, abafunge, ashyireho ibihano kuri bo. Noneho asigare arindiriye iki? Arindiriye ko amahoro bonone igihe kirekire, nayo kubaka buhoro buhoro, ntago ari ayo gucya mu gitondo bavuga ngo amahoro yabonetse. Barayazana buhoro buhoro, ariko akoranye na M23. Gukorana na M23 egari nibaza ubwenge, gutangiraho kubaka ubwo igisirikare. M23 imweretse ko mu karere yakora nkuko bari babivuganya akayubaka mu igisirikare. Imweretse ko mu karere ntawe ari kuzigera amenera kuri Kongo. Ndabeshya? Ntago beshya. South Africa yarasa Kongo ifite M23. Byagorana. Igisirikare cya Kongo ari M23. South Africa yarasa Kongo. Byagorana. Hari hoya kugorana, ubwo bivuze ko byaba byagorana bigashoboka. Nibishoboka. Tanzania yarasa Kongo. Oya. Uburundi bwayigerageza. Oya. Bimwe bavuga ngo ibihugu by'amahanga ngo biraza ngo bikinjira ngo barinjira uko bashaka, ngo imitwe ngo irirema muri Kongo. Byakunda iyo yararemye aba basore igisirikari cya Kongo. Ariko we areba imbaraga za Kongo, akagenda akajya kureba aho zihagaze, akiyita ko ari kurwanira Kongo, ari gushaka imbaraga za urutirigongo rwa Kongo, ari kurujanjaguza inyundo. Rero icyo nagikureho, yubake guverinoma irimo amahoro, irimo abene gihugu bose, kandi yumvikane na AFC M23 uko bubaka bafatanije igihugu kimwe. Maze urebe ngo Kongo iraba paradizo twese tukaryoherwa. Ninde wifuza? Ese ninde muturanyi wa Kongo wifuza guturana n'ukuzimu? Ubu se abaturage b'u Rwanda 16 ntago bapfuye bazira umutekano muke wo muri Kongo? Yego. Ibikorwa remezo byo mu Rwanda, amashuri ntiyarashwe, abanyeshuri bagapfa bazira umutekano muke w'umuturanyi. Yego. Iyo umuturanyi yaravuze induru nawe ntusinzira. Umugabo umwe ngenge nkunda gutanga ingero. Umugabo umwe yaraturanye n'undi, noneho bakaba ntibakundana na gato. Haza umushinga wo guteza abantu imbere. Baramubwira bati rero tuje kuba batera inkunga, urahitamo ikintu tugukorera, ariko icyo uhitamo tukakigukorera cyose turagikubira mugenzi wawe, uriya muturanye turakimukubira kabiri. Umugabo aragenda ajya mu nzu ati Rwango nanga Gasaro ubu nahitamo iki koko? Nihitamo imodoka baramuha ebyiri, zirabanduta. Nihitamo inzu baramuha ebyiri, hitamo imodoka 10 se baramuha 20 n'ubundi arabanduta. Hitamo 100 bamuha 200 ntabanyishe. Uzi igisubizo yasohokanye mu nzu? Urasanga ari cyo kimeze nk'icya gisegeti. Yasohokanye mu nzu hitamo rivuga ngo nibankuremo ijisho rimwe. Ubwo bivuze ko icyo asabye, niba umugenzi we baramukubira kabiri, bagiye kumukuramo ijisho rimwe bagakuramo umugenzi we amaso yombi. Ahantu wari ufite opportunity yo kugaininga ibyiza, uhakuye kubw'umutima mubi n'urwango n'ibibi bikuzuye, uhakuye opportunity yo kuruzinga icyo wari ufite. So nta muturanyi rero wa Kongo n'umwe utifuza kubona Kongo itekanye, yifata akajya guhahayo, akagenda yizeye ko ari gutahuka amahoro, yifata yewe niyo yaba burya Bujumbura nabo bifuza kubona Uvira ari agace k'amahoro winjiramo ukataha nkuko winjiye. Ndumva twasoza. Buriya Uvira ni n'agace bavuga ikirundi.
umurundi yifuza kubona Buvira irimo amahoro yinjira agataha uko agasohoka uko yinjiye. Umunyarwanda yifuza kubona Bukavu, Goma. Umunya-Uganda yifuza kubona Bunagana ari amahoro bahahirana nk'uko uyu munsi bimeze. Rero nareke kuba nka wa wundi ngo wagiye gukodesha inzu kugira ngo agakodeshamo icyumba kimwe kugira ngo ahime nyiri inzu, akica imbwa akayimanika mu cyumba cye. Nyiri inzu bikarangira ari uvuye mu nzu. Kubera ko uko uteza undi umunuko ushobora kwiteza uburwayi. Urakoze cyane wari unansezeye.